gusenga everyday, gusenga buri munsi. Nusenga uzanesha, nunanigwa gusenga uzaneshwa. Senga. Reka ngusuhuze nshuti ya gusenga everyday, nizere kura amahoro. Nk'ubisanzwe muri kumwe nanje Manirakiza Edouard, twakira inshuti zacu zakadasohoka mudukurikirana ku manwa na nijoro, haba abari ku migabane itanu itandukanye, abari muri Amerika, Aziya, Europe, Australia, Afrika. Tubakira kuri channel gusenga everyday, dutibagiwe abantu bari Burundi no mu Rwanda n'abari mu biyaga bigari mwumva ikirundi ni kinyarwanda. Tubakira kuri channel gusenga everyday. Huko bisanzwe murabona kuri kamera ya gusenga everyday turi kumwe na Dogiteri Pasiteri Mpazibirego. Turakusuhuje Dogiteri. Baramutse neza. Urakoze cyane kwitabira ubutumire bwa gusenga everyday. Umaze iminsi urimo watwigisha inzira y'itumanaho hagati y'Imana n'abantu. Urimo utwigisha rero inzozi, ubusobanuro bw'inzozi ushingiye kuri Bibiliya. Ushobora kuba ufite ikibazo kijanye no kurota inzozi uhora urota, ubonye akanyo keza kurikira gusenga everyday, uzasobanukirwa inzozi zawe urota ushingiye kuri Bibiliya, atari ku maranga mutima y'abantu. Dogiteri, tuguhaye kaze. Turabashimiye abadukurikiye. Ubushize twaganiriye ku bantu berekwa babona ingurube. Ntabwo inzira z'itumanaho ari inzozi gusa, ahubwo twavuze ko ziri mu buryo burindwi. Nkuko twabisiyemo, twavuze ko ushobora kubona iyo ngurube ubonekewe, ushobora kubona iyo ngurube weretswe, ushobora kubona iyo ngurube urose, ushobora kubona iyo ngurube uhishuriwe, cyangwa mu nzanyandiko zidasobanutse, cyangwa mu buhanuzi, cyangwa mu kimenyetso n'igitangaza. Twavuze ko inzira Imana yatoranije zo kuganiriza abantu bayo ari zirindwi. Noneho rero twari tutarasoza ku gice cy'ingurube. Muri Matayo 8:28 twavuze ko ingurube abantu benshi banze kuyorora, abandi banga kwirya ku mpamvu zidasobanutse. Kubera Yesu ageze mu gihugu c'Abagaderene, yahuye n'abantu babiri bari barimo abadayimoni, batangiye gutaka baramusaba ngo, mwami, uje kutwica urupfu n'agashinyaguro igihe kitaragera, tubabarire utwohereze mwaziriya ngurube. Hari umugana w'ingurube 2,000 ku gasozi. Noneho baba dayimoni bava muri babantu biroha muri za ngurube nazo ziroha mu nyanja zicuramye ku gacuri, noneho zotorwa n'amazi. Abantu baravanga. Ubwo rero Yesu yategetse ngo abadayimoni bave mu bantu baje mu ngurube, ngo ingurube bisobanura ngo abadayimoni. Narizo mpamvu hari abahura nayo bagatangira kuvuga ngo mu izina rya Yesu ko amashetani mpuye na dayimoni. Abandi bakanga kuzorora bitwaje ibyo, ariko ndababwira ukuri ko ntabwo ingurube ari dayimoni, ahubwo ni itungo. Dayimoni yakwinjira mu itungo yahisemo ashaka, kuko ntabwo yahoze muri izo ngurube, bari no mu bantu, kandi abo bantu bamaze gukira tubana nabo. Kandi izo ngurube ni izigalilaya. Rero niba ingurube zigalilaya nazo zarahotewe n'amazi, ntabwo ari ingurube zose zigalilaya zagiyemo abadayimoni. Ikindi, ingurube zigalilaya ntabwo ari ingurube zo mu Rwanda. Kuvuga rero ntabwo uzarya ingurube kubera abadayimoni bazirukiyemo zikiroha mu nyanja, ni ikinyoma, ni inyigisho wabuze. Wareka kwirya, ntabwo ari icyaha, ariko ntucireho iteka bayirya. Ntabwo ari abadayimoni, ni itungo. Tugiye kuganira uyu munsi wa none ku kintu cyitwa kwerekwa cyangwa guhishurirwa cyangwa kurota ubona ufite inkoni. Inkoni ni iki? Ubundi inkoni twese turayizi, abantu barayimenyereye, tuyigenderaho, barayikoresha baragira. Imwe zikozwe mu biti, izindi zigakorwa mu byuma, zimwe zikabazwa mu buryo butandukanye, abantu bakazigenderaho. Hakaba inkoni zo kuragira, hakaba n'inkoni z'icyubahiro. Ariko turareba iyo weretswe inkoni bisobanura iki. Icyambere, ishobora kuba ari inkoni yo kugenderaho cyangwa yo kuragira y'igiti cyangwa y'icuma. Baramu ubwo yagenderaga ku ndogobe,
marayika akayitangira afite inkota yaka umuriro, indogo bigatinya kugenda, rimwe ikaja mu kinani, ubundi ikamubyigira ku gisika, ubundi ikaryama akayikubita inkoni ubwa gatatu. Iriya nkoni Balamu yakoresheje yevuga ko ari inkoni y'igiti, inkoni abantu bagenderaho, ntabwo ari inkoni y'uburyo budasanzwe. Ariko hari inkoni ya kabiri, usomye hariya muri Samweli ya kabiri ibice 7:14, inkoni isobanura urubanza. Muri Yeremiya 48:17, inkoni ya gatatu isobanura ubwami. Inkoni ya kane isobanura ubudahangarwa. Mu ihema ry'ibonaniro habaga mu isandugu, ariko ikaba hera cyane. Iyo sandugu yabagamo ibintu bitatu, yabagamo ibisate by'amabuye byanditsweho amategeko, ikabamo inkoni ya Aroni ipfunditse uburabyo, none ikabamo na urwabya rurimo manu washushanyaga umutsima w'ubugingo, ariko iyo nkoni yashushanyaga ubudahangarwa. Inkoni noneho ya gatanu isobanura ubwibone. Muri Ezekiyeli ibice 7:10 havuga inkoni y'ubwibone no kwishira hejuru. Imana igiye gucisha bugufi ubwoko bwa Isirayeli kubw'ubwibone bari bishize hejuru, ariko ibasezeranira ko izabajana mu bunyage kubw'imitima yabo yinagiye. Ezekiyeli kuko yari umuhanuzi w'imbunzi arabibona ari mu nkambi i Babuloni, noneho rero arabyerekwa avuga ko inkoni ari ubwibone. Ni inkoni ya gatanu. Inkoni ya gatandatu rero ni uburetwa, byanditswe mu Maganyaremi ibice 3:1. Uburetwa iyo abantu bajanwe mu bunyage bakagenda bakaja mu buretwa bagakorerwa imirimo ikomeye, baba bari munsi y'inkoni nayo ishushanya inkoni. Inkoni ya karindwi ishushanya umubabaro. Hariya muri Yesaya ibice 9:3, umubabaro Yesu yagiriye ku musaraba agiye guhanurwa ko ari umwana uzavuka, bavuze ko inkoni ari umubabaro yikoreye ku musaraba yazaguhanurwa na Yesaya. Inkoni y'ubwoko bwa karindwi bwa munane ni mpamba. Muri Matayo ibice 10:10 bavuga ngo mugende mutitwaje impamba, kuko ababwiriza butumwa batungwa nabwo. Hariya inkoni igice cya 8 ni impamba. None inkoni ku rwego rwa 9, hariya ku rwego rwa 9 inkoni ni intego. Byanditswe mu Itangira ibice 38:18, intego igihe cya Yuda atega n'umukazana we. Intego noneho ku gice cya 10 umurongo ku 10 Samweli ya mbere ibice 12:27, inkoni isobanura indahiro. Ariko 11 inkoni isobanura ubutambyi. Biri muri Kuva ibice 1:2. Imana ibwira Mose ngo ufite iki mu ntoke? Yagaragaje ati mfite inkoni. Iyo nkoni niyo uzagenda ujane na Aroni imbere ya Farawo. Iyo nkoni yashushanyaga umurimo w'ubutambyi Imana yari igiye kwegurira Mose. Inkoni mu rwego rwa 12 ni uburinzi. Haravuga ngo Uwiteka niwe mungeri wanje sinzakena, andyamisha mu cyanya cy'ubwatsi bubisi, anjyana iruhande rw'amazi adasuma, asubiza intege mu bugingo bwanjye, anyobora inzira yo gukiranuka ku bw'izina rye. Naho nanyura mu gikombe cy'igicucu cy'urupfu sinzatinya ikibi cyose, kuko ndi kumwe nawe. Hararavangwa inshimbo yawe n'inkoni nibyo bimpumuriza. Inkoni isobanura ngo uburinzi bw'Uwiteka. Inkoni mu rwego rwa 13 risobanura ngo ubutware. Itangiriro 49:10 aravuga ngo inkoni ya Yuda ntizava ku bitugu bwe nyirayo ataraza. Inkoni isobanura ngo ubutware. Inkoni mu rwego rwa 14 ni imbabazi. Mu Baheburayo igice cya 1:8 haravuga ngo inkoni yawe Mana ni inkoni yo gukiranuka. Hari yavuga ngo intebe yawe Mana ni iteka ryose. Inkoni yawe ni inkoni yo gukiranuka, bisobanura ngo imbabazi. Inkoni mu rwego rwa 15 muri Zaburi ya 2:9 isobanura gukomera. Ariko inkoni mu rwego rw'urugendo ni Kuva 12:1
16 ni ukuvuga ngo mu rwego rwa 16 inkoni isobanura ngo urugendo. Abisirayeli bagiye kuva mu Egiputa, Imana yarabateguje, ravuga ngo bategure bagende bakweza inkweto, kandi noneho bitwaza inkoni zabo. Inkoni ishushanya noneho urugendo. Twumvise igice cya mbere inkoni niyo tugenderaho, igice cya kabiri ni urubanza, igice cya gatatu ni ubwami, igice cya kane ni ubudahangarwa, igice cya gatanu ni ubwibone, igice cya gatandatu ni uburetwa, igice cya karindwi ni umubabaro, igice cya munane ni impamba, igice cya cyenda ni intego, igice cya 10 ni indahiro, igice cya 11 ni ubutambyi, 12 ni uburinzi bw'Uwiteka, 13 ni ubutware, 14 ni imbabazi, 15 ni ugukomera, 16 ni urugendo. None rero tugiye kugera mu gihe umuntu yarose abona afite inkoni. Rimwe na rimwe usanga bishoza intambara iyo abantu batabijanishije n'ibyanditswe byera. Umudiyakoni akarota afite inkoni, nta kindi abyuka avuga, aravuga ati Imana yanteye iteka, ubu ni jewe ugiye gusimbura pasiteri, kuko Imana yanyeretse inkoni. Bisobanura ngo ubushumba bw'itorero. Kubera icyo utatekereza ko uzaja kuragira inka, ko inkoni isobanura ubushumba bw'itorero ariko igasobanura n'umushumba w'inka. Kubera icyo utaje kuragira inkuru umudiyakoni ntazi gusoma, ntazi kwandika, ariko yeretswe afite inkoni mu rusengero, aravuze ati Imana inteye iteka ngiye gusimbura pasiteri. Agashoza intambara, akabushaka ku ngufu, yabubura akabugura. Naco cangirije itorero mu buryo bukomeye cyane. Umuririmbyi afite impano yo kuririmba, abantu bagafashwa kandi bagakizwa, ariko yeretswe afite inkoni. Yaje guhaguruka ati rero ntago nkiririmbye, ubu nabaye pasiteri byarangiye, nabaye bishope byarangiye, ntazi kwandika. Azaja mu mahanga ni ugushaka bamuyobora, ni ukugenda ari kuguguza, ariko akarwanya pasiteri ngo kuko yarose afite inkoni, cyangwa kuko yeretswe afite inkoni, cyangwa kuko yabonekeye afite inkoni mu ntoke ze, ngo Imana yamweguriye ubushumba. Oya, muri rwego rwa Mose ni Imana yari yamutoranije. Ntabwo umuntu yigira umushumba, ariko iyo Mana yagutoranije yakugira we. Ariko mwitonde, nizo mpamvu nababwiye nti ubwo tugiye gutangira icyigisho cy'inzira z'itumanaho, hakaba harimo amayerekwa n'inzozi no kurota, hakabamo guhishurirwa. Muje mwitonda, icyo wabonye ni kiza mu shusho, yaba iy'inka, yaba iy'ingurube, yaba iy'inkoni, uje utekereza uvuga uti Imana ko cyaje mu shusho ntikize mu magambo gisobanuye. Wongera uje kugisengera, wiyiriza ubusa kugira ngo kitaza guteranya abantu, ubone ubusobanuro bw'ukuri bw'ico warose. Ushobora kurota rero ufite inkoni, uri umuririmbyi, wenda Imana ikabiri kubwira ngo ugiye gukora urugendo rwa kuri, wari ukwiye kubaza Imana ikabikubwira. Ushobora kurota uri umwarimu, ukarota ifite inkoni, we kuje urasimbukira ako kanya kugiye gusimbura pasiteri. Uje uratekereza ko ushobora no kuragira inka, uje utekereza ko ushobora no gufata urugendo, uje utekereza ko ushobora no gukora ikindi kugira abo ubabarira cyangwa kugira abakurwanya. Ibyo rero nabyo bija bigora itorero, abitorero bakavangirwa, ugasanga barashoza intambara zitagira impamvu kubera batabashe guhuza amayerekwa yabo n'inzozi zabo n'ibyanditswe byera. Zaba inzozi, zaba kubonekerwa, zaba guhishurirwa, zaba ikimenyetso n'igitangaza, byaba ubuhanuzi, byaba inyandiko zidasobanutse, ibyo byose iyo binyuranije n'ibyanditswe byera, uje witonda kubigeza mu bantu, kuko iherezo bizahinduka. Iyo bihuje rero na za emosiyo n'amarari y'abantu, birakubaka, byamara kukubaka bikagaruka muri filime ya nijoro nk'uko nabisobanuye. Naravuze ngo inzozi zose cyangwa amayerekwa yose ntabwo ari ay'abakristo gusa, akorana n'abakristo, akorana n'abapagani. Nizo mpamvu niba uri umupfu, iyo umukristo noneho yeretswe cyangwa ahishuriye cyangwa abonekewe cyangwa arose, yarakwiriye kongera agapfukama agasenga, kuko inzozi ze zamuziye mu shusho zitaje mu magambo. Akongera akabaza Imana, atese Mana, iki ngiki unyeretse gisobanura iki? Niba inkoni isobanura ubwoko 16 kandi bwose bukaboneka mu byanditswe byera, wari ushatse kungezaho iki? Mwitonde rero aberekwa n'ababonekerwa, kandi abantu bose navuze ko berekwa bakabonekerwa bakarota, uretse ko abantu batabisobanukiwe.
ariko abapagani bararota bigasohora n'abakristo bakarota bigasohora. Ibyo byose rero Imana ishaka kugeza umugambi wayo ku bantu bayo ikoresha aho ishaka ikabinyuza aho ishaka byose bigasohora. Narabisobanuye ubushize ukuntu Imana yagiye ikoresha abakuro bakumva ijwi ryari abapagani, ba Nebukadinezari bakabona amayerekwa ari abapagani, ariko na ba Yesaya ari abana b'Imana bitwa abizera bakayerekwa n'Imana iby'itorero cyangwa iby'ubwoko bw'Isirayeli. Ibyo byose rero Imana irabikoresha, icy'ingenzi ni ukugira ngo umugambi wayo usohore. Inkoni rero twayumvise nujureke inkoni ujurongera usenge, yaba ari impamba, yaba ari urugendo, yaba ari umubabaro, yaba ari uburetwa, yaba ari ubutware bw'isi, yaba ari ubutegetsi, yaba ari ubwami, yaba ari ubutambyi nk'uko mukunda nyine, bwaba ari uburinzi bw'Imana, Imana ikabishaka kukurinda ikabikwerekera mu nkoni. Ibyo byose twari dukwiriye kwitonda kugira ngo twe guhushanya n'ibyanditswe byera, twe kuzana inyigisho z'ibinyoma zabasha kugoreka itorero. Imana yacu idufashe kandi tuyobore mu mayerekwa yacu, mu nzozi zacu, mu hishurirwa ryacu, mu nyandiko zidasobanutse, mu itangaza n'ibimenyetso, mu buhanuzi. Ibyo byose Imana ibituyoboremo, abazabonekerwa aboneke nk'uko ijambo ry'Imana rivuga. Mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amena. Urakoze cyane. Ushobora kuba ari ubwa mbere ugeze kuri Gusenga Everyday, tugusaba gukanda subscribe kugira ngo inyigisho zacu zize zikugeraho bitagoranye. Imana iguha umugisha naho ubutaha. Bye bye.